Aka kanya ndi gukora iyi video mfite amadolari 4 kuri balance yanjye. Aya ni amafaranga nakoreye online nta gishoro na gito binsabye nkoresheje telefone yanjye gusa na internet. Uyu munsi ngiye kukwereka application cyangwa se website ushobora kuba wakoresha muri telefone yawe ugatangira gukorera amafaranga buri munsi ukora task zigiye zitandukanye kandi zoroheje. Ni application ifite task zirenga 3500 ushobora kuba wakora bitewe n'ubushobozi ufite bwo gukora izo task, ukaba wakinjiza amafaranga menshi aruta nayo nakoreye muri iyi application. Ukimara gukora iyi task uzahita winjiza amadolari 6. Bazaguha tokeni 9 za jump task zifite agaciro k'amadolari 6 ube wanayabikuza akugereho kuri account yariyo yose watanze. Ukimara kudownloadinga iyi application kuri Play Store uhita usanga harimo iri jambo rikubwira ngo uzuza imirimo yoroshye ukorere amafaranga vuba. Hanyuma rero icyo uzakora nugera kuri iyi page uzakanda ahangaha kuri Canteen kugira ngo ubashe kubona task zo gukora. Iyo umaze gukanda kuri Canteen urongera ugakanda kuri Canteen ukongera ugakanda kuri Canteen. Urabona yuko bari kutubwira ngo twakire ibihembo byacu buri munsi. Ahangaha icyo uzakora uzongera ukande aha kuri Canteen. Iyo umaze gukanda kuri Canteen inshuro zigera muri 3 ikintu bahita bakubwira mbere na mbere ni ukubanza ukemera amategeko n'amabwiriza agenga iyi platform ndi kubasobanurira cyangwa se ndi kubereka. Amategeko agenga iyi platform nayo ntago agoye, mbese nayo mushaka kuyasobanukirwa tuzayasobanura mu bindi bice bizakurikira iyi video. Hanyuma rero kugira ngo wemere ayo mategeko n'amabwiriza uzakanda kuri Agree to Canteen, ariko nanone bizagusaba kubanza gusoma ayo mategeko n'amabwiriza ndetse unayasobanukirwe uko bikwiye, aho uzakanda ahangaha kuri Learn More. Iyo umaze gukanda kuri Canteen ugera kuri page imeze gutyo bakubwira ngo Simple Tasks Real Rewards Make Money Now. Ahangaha rero icyo baba bari kukubwira ngo utuzi tworoshye ibihembo bya nyabyo, korera amafaranga kano kanya. Ahangaha icyo ukurikizaho ni ugufungura account izajya igufasha gukorera amafaranga muri iyi application cyangwa website. Mu gihe utaba ufite iyo account ntabwo bishobora gukunda kugira ngo ubashe kuba wakoresha iyi application. Noneho rero icyo uzakora kugira ngo ufungure account uzakanda ahangaha kuri Canteen with Google kugira ngo ubashe gufunguramo account. Iyo umaze gukanda kuri Canteen with Google baguhereza urutonde rwa email ufite muri telefone yawe. Icyo ukurikizaho ni uguhitamo imwe muri email ushaka kuzajya ukoresha. Urugero ushobora guhitamo email ya mbere, ugahitamo iya kabiri cyangwa se ugahitamo iya gatatu. Rero tugiye gukoresha email ya gatatu kubera yuko rero dushaka kuzajya dukoresha kwinjira muri iyi platform, akaba ari nayo turiwe dufiteho account. Iyo account niyo uzajya ukoresha iteka mu gihe uri gukora amafaranga muri iyi platform. Hanyuma rero iyo umaze gukanda kuri ya email ushaka gukoresha winjira cyangwa se ufungura account muri iyi platform, ukanda aha kuri Canteen as nk'uko nyine babikwereka. Urugero nk'iyi task irimo urabona yuko turamutse tuyikoze ikarangira babasha kwinjiza jump task 0.94. Izi jump task zifite agaciro ka 0.60 by'idolari. Hanyuma rero ku bantu bashya batarafungura Binance urumva yuko namwe ushobora gukora n'amadolari 6 binyuze muri jump task mukaba mwabasha no kuyabikura akabageraho. Wakibaza ati ese ibi bintu birizewe? Yego, ibi bintu birizewe kuko iyi program imaze igihe kinini ikora kandi kitari hasi y'imyaka 3. Hanyuma rero harimo offers nyinshi cyangwa se amatask menshi, na hano hasi urabona harimo task zo completinga ku ma social media, aho ushobora kubafollowinga kuri X, aho ushobora kuba wakora repost, like, ukagenda ugira ibyo winjiza. Hanyuma rero wakibaza ngo izi task zikorwa ziti?
Ahangaha ndaje ndakwereka uburyo ushobora kuba wakora imwe muri task, ariko nanone reka nze mbanze nkwereke ibindi bintu by'ingenzi ugomba kumenya. Mbere na mbere gukorera amafaranga mwahangaha ni ubuntu, ntabwo bigusaba igishoro. Ikindi ugomba kumenya mwahangaha habamo uburyo bwa daily reward, aho ukanda aha kuri claim reward ukabasha kubona amafaranga. Urugero nukanda kuri claim reward, reka dutegerezeho gato urebe ukuntu bizagenda. Bazakubwira ngo congratulations, urabona yuko tubonye jump task zingana gutya. Hano bashobora kuguhereza izindi offers ushobora gukora, following jump task kuri X, following profile ya jump task kuri X, ndetse ukaba wareba video zo kuri YouTube za jump task ukabasha kugenda winjiza amafaranga. Ni ukuvuga ngo claim ikorwa buri munsi kandi buri gihe uba wemerewe kuza ugakora claim. Urabona yuko bari kutubwira ngo reward is collected, come back tomorrow, bivuze yuko ibihembo byacu byakusanyijwe tuzagaruka ejo. Hanyuma rero hano harimo task nyinshi waza ugakora ukagenda ukuramo amafaranga. So mu gice cya kabiri cy'iyi video ndaza kubereka uburyo ushobora gucompletinga zino task n'uburyo ushobora kubikuza amafaranga muri ino platform, hanyuma amafaranga akaza yakugeraho kuri wallet iyo ari yo yose ukoresha, ndetse ukabasha kuyashyira kuri mobile money. Muze rero mukore zino task zirimo, ngira ngo murazibona, izi zose ni task zirimo wakora ukagenda winjiza amafaranga. Kugira ngo application nayo ndi kubabwira ubashe kuyibona kandi ufunguremo account, uraza kujya kuri Play Store, hanyuma ujye muri search, aho usacingira uraza kwandikamo jump task. Ukimara kwandikamo jump task uraza kubona ano magambo jump task imeze gutya, niyo muri busacinge. Hanyuma rero uraza kuguhereza iyi application, numara kuyibona uraza kuba wayishyira muri telefone yawe cyangwa se wayikorera install. Hano hari ijambo open, wowe uraza kuhasanga ijambo install. Numara kubona iryo jambo niryo uri bukandeho iyi application uyishyire muri telefone yawe. Iyi application ni application nziza kandi ifite review nziza, ya downloadinzwe n'abantu batari bake, miliyoni imwe kuzamura. Muri makeya ni application yizewe. Hanyuma rero ushobora kuza ukareba review z'abantu bagiye bayivugaho mbere yo gutangira kuyikoresha.